none se ejo bundi ko mwatangiye umushima abaye umugome gute umushimaga mbere ndebye ibiganiro bibirakoze n'icyo yakoze kwa Manase shaka wakara ngo ari kiganiro koze kwa Manase nyitamba umuntu ugaca afite yakora muri ko yageze birwa bakamufunga uzapfa uri oya nawe ndakwamye iby'imitsi byanjye bireke uzana umushabira mugore wawe uzana iby'umugore wawe no nzamure kamera yanjye wizamuranye ariko imitsi yanjye yazamutse gute yaba ari ukunywa inzoga nka byamasake yese iri jona naryamye sanga iri jonge naryamye sake ndakuyamye nawe uzana umushiha bakubwiye iby'umugore yakoze nge sinari imana wifi yanjye utayijyana kuko mama wa Esther urumva deja bwa mbere yarazi yuko uri umugabo wa Esther none muhuye mwaratandukanye nyine ijambo yahise akubwira nk'umuntu mukuru ubwo urumva nk'umuntu w'umubyeyi ntabwo yabura ijambo yambwira nyine yakubwiye gute ako se Nzovu wenda nk'iyo urebye ukarebesha mu ijisho ryawe rya mukuru ubona weho na Esther ari ikintu cyakunda yuko mwashosubirana oya gusubiranaho ntabwo bikiriho ntago bikiriho yes tubahereje ikaze ku Bumwe TV show aka kanya tukaba twongeye tukigarukira ariko tukaba tugarukanye n'umuntu bita Esther abantu bo ku Bumwe bari bakumbuye n'umuntu bita Nzovu wa Nzoviste Nzovu meze gute meze neza Esther wowe naje meze bo ko mwatwanze se abantu bo ku Bumwe ko twari tubakumbuye twanze musiye mujya gukoresha mwagiye kwa Delphine bari gusomana na Yaka ari amaplaka nge sinzongera kubikora ntago ari pranka byari ibyanya ibintu bikora biriya nge sinzongera kubikora abantu barabimbye gusomana bijya bivamo pranka bafashe ibintu none se kankubaze Nzovu bafashe yakamwa namwe amwogeje ibirenge umva nyine none se wowe ntibabikoza karo umusingize kukoza kino gice cyo hasi cyose none se nzamura ibiganiro byo kuvuga gusa none se Nzovu impamvu birabina batari pranka ko bafashe bombo bakayinyunguta nawe ukayinyungutaho yari pranka yari pranka ako twari turi mu biganiro biri kugira ngo ufate umuntu none se twebwe twari turi mu biki twari turi mu biganiro yari mu kazi twari turi mu biganiro umeze ute se meze neza uri kwiyumva gute se ku mushuti wawe ko uyu munsi mutari kumwe aka kanya mukaba mutari kumwe yakamwa nta hari nyine yagiye kugorora bari kumugorora ejo yaravuze ngo yakanga ahantu ngo yaka hose ngari umva ngo ndamukurikira ngo ahantu hose ngo ndamukurikira iki niba mujyana habe abonye agiye tavuga ati sha ngereka nkubwire ujye uvuga ibyo uhagazeho uretse reka ceceka sinari ndi iwawe dusaba hano kunganje uretse oya reka nzaye nkubwira ukuntu bimeze ngiye akamwana uzi ko wamubwiye ngo niyongera gukorera yakamwana arakubwira ati reka njye kureba dusabe kuko niba ufite uburenganzira bwo kujya gute bwo kumfunguza igihe yancika sinaba n'igihe yakamwana ahita azana kunganje njye ndakomeza ndakora njye nageze nga nsanga bagiye ne kumenya aho bagiye baravuze ngo bagiye muri oya ntago twari turi kumwe abantu twajyanye yari ngewe na dusabe na yakamwana aya magingo ninjye twari turi kumwe aya magingo nturajya gusura yakamwana se ntago njye ndajya kumusura kuko twari kujya uyu munsi ariko ntago twari kujya tuzi ko nibura dusa ni bari kuduha gahunda kuko urumva kugira ngo yakamwana afungurwe dusara bigiramo uruhare dusabe uramuhamagara ntafate telefone uramuhamagara ntangenge kandi noneho hari numvise avuga ngo yakamwana ngo ntago bazamufungura vuba ngo bajyanye n'ibindi birego gusa sinzi rero abandi bantu bajyanye ibirego se niba abandi badakunda yakamwana mana cyo kwa njyewe nimbona ndamutse mbonye umwanya njye najyayo najya kumusura umuntu akagenda akamugura n'ayo mazi bemera ikiza simva se ngo dusore yarabimuguriye ngo yarabimuguriye ariko se ko Esther ndi kubona ari gusa neza uri kubona biri guterwa n'iki ni umugabo mu diaspora asigaye afite reka ariko mwese muri gusa neza ariko noneho reka twereke abantu ukuntu mwiyambariye uyu munsi
shakoko ni ukuri kw'Imana mwese mufite abantu bari kubitamo Nzovu nawe afite sheri ni ukuri kw'Imana Nzovu ukuntu uri gusa reba iyo nkweto wambaye bayita ngo iki yavuye muri Amerika iyi nkweto nayihawe n'umudiaspora urumva yavuye mu inkweto bivuye muri Amerika ibihenze hano mu Rwanda n'ukuri ko nta muntu wapfa kubona uyambaye nta muntu wapfa kubona wese ko yambaye nuko nanjye ari biva muri Amerika ntabwo bavuye mu Rwanda nuko ari John wayimpaye John Suramuzo John Wave ko noneho mbonye umudiaspora waba utaziranye na Esther wagira ngo wariranguriye kubera ngo uri reka Nzovu yakugejeje kuri byinshi Nzovu yakuzanye kuri platform arakwicaza gukorera izina arangije kugukorera izina aguhereza n'abantu be ariko ubona ari ryari uzitwa ngo uzitwa Esther nyine ku giti cyawe umuntu atakwise Esther wa Nzovu ntago bakinyita Esther wa Nzovu kirakwena nk'ahantu iyo nagiye nk'ahantu Nzovu ibyo avuga ni ukuri oya n'ubundi ibyiza nagumana izina rye yagumane Esther abagerekaho Nzovu ntago nyiri kumwe na Esther ahubwo bazaye bavuga ngo bagiye bavuga Nzovu wa Diane ubu ngubu televiziyo ariko ngo wayimanitse niyo makuru mfite match Rayon Sport itsinze igitego kimwe na urebeye iwanjye reka igitego cya mbere kijyamo wayirebeye iwawe ariko ngo waguze n'aka internet yaguze na internet wifata gutyo nayo ubwo nayibonye nayibonye aya natwereka internet avese udakoramo wowe niko Nzovu ubu na internet urayifite wavuyeho se umukandara bawitaga ngo iki se ujya wivuga none sundi hari ibyanjye ujya wemera uyu mukandara wavuye kuri pause uyu mukandara urawuzi uno mukandara umeze gutya wavuye kuri pause uzi kanzu mfata amafaranga Nzovu ariko ubona utarakize shachazi niko Nzovu ubona utarakize wowe wiyicaye ntabwo nkiri kumwe nawe kuburyo ubona amafaranga ugashaka kuyabika cya gikapu gise barayatwara dawe shampabara yegereza agafite amafaranga menshi cyane kayo usaramutse acyoye amafaranga se mfite amafaranga wakwerekana amafaranga kuri televiziyo ntabwo ari byiza kwerekana amafaranga kuri televiziyo kuri kamera ntabwo ari byiza none se kwereka abakunzi bawe yuko wateye imbere nabyo ni ikosa babandi bajyaga bamufasha nibakonya kumufasha babona uruho afite oya ni umuntu wayambaye ngo njye kuyamubikiriza kuri konti ni umuntu wayaguhereje ngo ujye kuyamubikiriza kuri konti reka ariko ndi kubabona umeze neza ariko mbabona ukuntu Nzovu kureba ko atarashiramo pe Nzovu aracyagukunda niko Nzovu ngo uracyamukunda Esther Nzovu ko aragaye uncunge rya nimba yagiye kwa Nyamabondo ntago yagiyeyo ntago ari gukora ese ubundi Nyamabondo mupfiki ku buryo ki uba wumva ko utamuha ikiganiro aya mana njye nango umuntu ukoresha abantu nk'abahembe abategeje ibiryo ariko muri iki gihe tugezemo Esther asigaye nawe ateka afite n'abagaburira none akajya kumiragura ibiryo kwa Nyamabondo na babandi biwe n'umwana watanariye kuko Esther asigaye afite n'umwana basigaye babana bundi iyo ufite umwana ujya kurya nk'ahantu kandi nubwo ndimo kumiragura ibiryo bisa ari mugoroba ngiye nagiye ahantu nkoresha ikiro cy'akabenzi ndeba ukuntu ngiye kukirya shabure nyine ifite umwana mu rugo hari ibintu utagomba kurya mu kabari nese mbikoresha nati mupfunyike nyine tujya kubisagira mu rugo na mama n'umwana yakamamagara harya ugiye kumuhamagara se umubuze ntawe namubuze nyine bamutunga za kamera zingahe n'ubundi se uri kari gukora n'ubundi oya mureke yatangiye gukora mureke akirangiza akorera mu akirangize gute ariko oya ubwo si ibyo ngibyo abantu ntago bari kubibona bavuga ko umufuye ego umugore nukora Nzovu oya simba ishaka noneho nose ngoye numukure muri nta namukuramo yicaye bana batamutereho ariko uri uri kwanga ari ku ruhande ntago arimo nyine wafata bona fisi barakorana tujye hano n'undi iminota mike ndahita ngenda ndeba yego nta kibazo ariko nyine dushabuke tubanze unyibwirire ugarukane mudu umbwire ukuntu wari umeze n'ukuntu
aka kanya bimeze kuko ngiye ndi kukureba ndabona ibintu byahinduye isura niba ari umugore burya tuvugisha ukuri ngiye none reka nanabivugisha ukuri niyama n'abo bantu ngewe hari abantu badusanze muri iki kibuga baratangira ngo nzovu ngo nzovu na kanaka ngo twasanze muri iki kibuga ngo nta kintu bagezeho ibiki n'ibiki bagiye kubona babona umudiaspora nyihereye intebe baratangira ngo ni plaka mbiyame kwa gisiraje nta plaka igihaba y'ikintu bavuze ko ari plaka hamwe ababyanditse se baho yaravuze ngo ni plaka biwe ndanabiyamye ubivuga azi wanje nimwereke ubu ngubu urabyicara ndanabiyamye burya inkoni ihira igihe sibyo ihira igihe ariko ndashaka ngo nsobanurire rya jambo ujye ukunda kuvuga rya jambo ujye ukunda kuvuga ngo nge ntago ndi ku rwego rumwe namwe by the way koko iyo ureba Esther muri ino minsi nawe yaguze intebe zishyashya sibyo warebye ukuntu ufashe intebe za Esther ntabwo wazijyanye n'izanjye sibyo enda na Esther noya wenda nawe Imana izaguha intebe nka zazanye sibyo urabyumva ariko zo vura mukobwa n'umugome none se ejo bundi ko mwatangiye umushima abaye umugome gute umushimaga mbere ndebye ibiganiro bibirakoze n'icyo yakoze kwa Manase shaka bakara ngo ari kiganiro koze kwa Manase nyitamba umuntu ubagaca afite yakora muna ko yagize birwa bakamufunga uzapfa naswaje nanjye mfungwe ariko wa mungana inzovu reka tubigarukeho nashakaga ibyo bintu kubikubazaho ejo bundi niboneye ahantu ikiganiro uri kumva umugore wawe avuga ngo platform yashakaga yarayibonye ngo ubungu bagiye kuzajya akora ku macano yose yarabivuze se bivugiye kuri cano arabivuga icyo kiganiro mwaze kukimba ariko nawe wivugiye ijambo uravuga ngo nanjye nubwo ngiye gushaka umugore uri kumva ntago nzigera mva ngo niba ni kwa Mutoni ngo ni kwa Mutoni ibyo byose yarabivuze nyanza wanyatse icyo kiganiro ngero dore umugore wawe none se wamwuzanye ngiye mundeke rero mundeke ibyo bintu reka mbabwire ahubwo ngewe rero reka mbabwize ukuri tubwize ukuri ubu namaze kuhabwa televiziyo irimo ibi nzande ama YouTube channel ndebe ikiganiro uko cyagiye kivuga sibyo ahubwo ubu abo dura kuri ibibuga bafite kongeye kuzamba twika namaze kubona nabibyo bakoze sibyo none se nzovu uriyumva gute nyine nuramuka wisanze wenda ayo magambo yavuze umugore wawe akomeje ko byatangiye abantu bakubuza bakubwira ngo Esther azaguhemukira ibyo murimo kubimbwira nimurimo no kunyereka cya kiganiro oya turaza kukikwereka mwamurimo kumubeshyira se oya manje ngiye nabyumvise oya icyo kiganiro cyo kirahari kuba gihariho kirahari none niyizira imihanda umugore wa uriya mushyashya wa Nzovu yaravuze ngo n'ubundi platform namushakagaho narayibonye ungiye kuzanzenguruka ku macano yose uri kumva ngo yarabivuze ibyo simbizi Imana yarabivuze uretse baraza kuza kubisohora reka nge mbabyize ukuri sibyo icyambere uriya oya ariko nta ibyo ni igitangaza kuri Nzovu ntabwo waba ufite intebe nziza nka ziriya abantu ngo ufite televiziyo nziza nk'iya ubure icyambe nge nta telefone mfite ngo ndebe ibiganiro ibyo biganiro ni mwebwe mubimbwiye rero reka se nkubwire ayo magambo yaba yaravuze munyereke icyo kiganiro ahantu yagikoreye n'ahantu yavuze amagambo sibyo uze kuza kubaza ntuza bari kumwe Kiwingu none se ko ari wowe murimo kubimbwira oya n'ibyo ngibyo nacyo kiranahari na Kiwingu ibyo bintu abivuga yari ahari kugira ngo wumve yuko ibyo bintu ari ibintu biri official kandi na Nyamabonda bivuze yabibonye njye byo simbizi Imana mundeke sibyo ariko Imana igufasha Noheli niwe wari uri kuvuga ngo uramugore ngazakubabaza ngo niba ngo uzarwara ngo umwingura wuzira
usubiye urwara nkana gute ese ndwara umwingo umva nawe umwingo menya ari indwara zifata umuntu kandi umwingo umuntu arawuvukana umwingo si cya cyiza kikabyimba hano ntabwo umwingo se narwara umwingo gute ntabwo wawurwara nta kundi reka dukomeze dusenge turebe yuko ibi bintu byanyu biri buze kugira ariko ngewe iyo ndi kureba nyine turi kumwe mba mbona gukunda anakwitaho kurusha uko cya Esther cyakwitaga rega bura cya Esther nacyo ubwacyo cyagufataga na ayiwe shani bamufate neza nzishima pe ariko buriya uzi yuko mu bagore bose ngewe naje kubona umugabo ese n'ufite shiri wanditse harubwo njya ninjira ibyo ngo umugabo ibikini ako se Esther ari weho na Nzovu munini ninde wikuba kuwundi ninde ushaka undi cyane kwikuba gute nyine umuhamagara cyane uri hehe erega Esther kuba twaratandukanye ntibyatubuza kuvuga ntabwo byatubuza kugera gute kuba turi kumwe Esther tukibana yampaye mama we tukavugana amapapa we tukavugana mbese famiye nge irankunda Esther ubwo rero ntabwo byatuma ntandukana na Esther Esther abukwe nanjye nkabukwanjye Esther ashobora kugira ikibazo mfite uko ngikemura nkagikemura ashobora guhura n'ikibazo Esther akagikemura nuko twaratandukanye ngo umwe ajya hariya agira ate ntasura undi ntagira sibyo nk'ubu nka mama wa Esther yaje gusura Esther Esther itambwiye iti mama yaje kunsura njya kumusuhuza na mu gitondo nagiye ndamusuhuza ubwo rero yamuteye bipirimusi bibiri nanjye ariko mama wawe nabonye yitonda akibona Nzovu niriye jambo rya mbere yahise akubwira inde ukibuhura na mama wa Esther kuko mama wa Esther urumva deja bwa mbere yarazi yuko uri umugabo wa Esther none muhuye mwaratandukanye nyine ijambo yahise akubwira nk'umuntu mukuru ubwo urumva nk'umuntu w'umubyeyi ntabwo yabura ijambo yambwira nyine yakubwiye gute ngiye mama wa Esther arankunda sibyo ubwo rero mbese urumva mbese famiye yabo baracyakwibonamo ako se Nzovu wenda nk'iyo urebye ukarebesha mu ijisho ryawe rya mukuru ubona weho na Esther ari ikintu cyakunda yuko mwashobora oya gusubiranaho ntabwo bikiriho ntabwo bikiriho none se ninde utabishaka ni Esther cyangwa ni wowe hari yenda Esther hari ukuntu abifata nanjye nkagira uko mbifata ushaka ko intense nsubire na Esther tugasubirana noneho ibyo twapfaga bikongera bikaba bapfaga ibiki Nzovu gusohoka kujya Gisenyi wasasuni watashye saa 9 z'ijoro ego umugabo yasohoka ariko ntabwo ari ngombwa umugore mwega mutega rukuno mubanye iyo mubanye neza rwose murasohoka rwose no mu rugo mukimura akavanye kamabye kandi Esther impamvu tutasubirana yamaze kubona umugabo ngo afite umugabo mu diaspora ubwo rero ntiwafata Nzovu udafite amafaranga ngo musubirana afite mu diaspora uhembwa za miliyari sebye ko 10 byanjye biruta ayo mu diaspora ngo harimo muri abana ariko se ubundi Nzovu wa muhungani kuko uvuga ari ugutaruka wembega ikiguca intege n'uwo mu diaspora oya ntabwo ari cyo bikinca intege ba rero ngewe ngereka Esther nukurikima Esther tukimara gutandukana naramufuhiraga numvaga ko nubundi tukiri kumwe nkamufuhira nabona hamagaye umuntu yako hari umugore ufuhira nkanje Esther imbere manje nagukunda urafuraga ukamenamo inzoga mu mutwe ukamena none se Nzovu ubu byararangiwe na Esther nta byagezeho ndicara ndaryama ndatekereza ndamwe ni Esther wamureka semufuhire ndacyagufuhira se vugisha ko nubwo twaje nk'ahantu tugasohokana twese tukanywa tugasinda ntabwo nagufuye Esther ntabwo wakongera kumufuhira ese ubu basi uriya mu diaspora adahari wa Esther akakubwira ngo Nzovu waretse tukabana wabyemera inde uriya mu diaspora adahari mu diaspora gute uriya mu diaspora uri gutereta Esther aramutse adahari wenda cyangwa se wenda bagatandukana aka kanya reba nka kuno uri kumwe na Diane Esther akakugaruka akakubwira ati mugabo mwiza wanjye
amakosa narayakoze ndabyemera nabivuyemo Kereka nzajya ntaha saa moya mbona ko yabivuyemo Diane we tumukatira umva se mbona ko yabivuyemo oya umwe namukodesha izi nzu hano undi oya icyo nshaka ndashaka umuntu umwe nakujyana Igisenyi undi akaguma i Kigali kubera ziriya ntebe wazisigaranye nyirafurate gera ku musozi umwana ya minota yarenze vile niko Nzovu none sira furate ubona yasigarana nde na ziriya ntebe ni umugore babikuguriye muri kumwe ariko Nzovu tubwire ku makuru yuko mushaka kwimuka ngo muri gushaka inzu nini inzu tubamo ni ntoya intebe ntabwo zajyamo ese watangiye kubana nawe ntabwo turi abana ntabwo mwari mwatangira kubana njye mbwo mperukana nawe wambwiraga uburyo ki ibyo bintu nta cyumweru kibura ngo mubane none dore twinjiye mu kwa munani ukiri kutubwira ngo haracyari gahunda abantu baraza kwizera iki mushaka kwihutisha abantu ngo babane mwese muracyari kwigana banza kwiga kurundi ibiki mwatangiye kuvuga amagambo ngo arimo kugenda avuga hirya no hino none se nitwe twabimuvugiye ahubwo wamungana ntihari se irahari cyangwa wenda ugasanga wenda yabikoreye ibyo ngibyo ya mapuranka yawe ujya uvuga akaba rero abakunda Ubumwe TV abakunda Esther abakunda Nzovu ndibutse ko Esther yafunguye YouTube channel yitwa Esther umwana wa Daddy oya uzabihindure man umwana wa Daddy bari kwireba njye mindo asa nayigumishije ni umwana wa Daddy ni umwana nagukoye bakirebye se ego kumana cyane ubwo rero ese Nzovu buretse gusoza mbaze nkubaza ndi gukubaza wewe kuki udafungura YouTube channel bakayita Nzovu wa Diane wa Nzovu cyangwa Nzovu wa Diane ariko muzi ko gufunga YouTube channel byoroshye ubwo se umutumirwa arakwaka 10 ubwo se kereka abandi bapfa gutera aho babonye nibo wese ubwawe nturimo brand ubwawe uri mizina njye nagukotama 10 ryanjye ryuzuye ry'umubumbe banza wumve icyo sicyo wajya ukorera Esther akagaruka n'ubundi nawe kaza kagukorera mukavangitiranye kamfite YouTube channel ariko nabonye n'ubundi wawe uyifite YouTube channel oya ni fisi wayigize ko fisi toje tumwataka oya afite YouTube channel nuza kwa mama Sandrine mama Sandrine nawe nabonye asigaye afite YouTube ese ni wamungana Nzovu wajya ujya kubaha ibiganiro nzaza ngenda kuko n'ubundi nizatunga abana banjye mu rugo rwanjye harabizagira ikahembwa enda ngiye nkazansabwa amafaranga makeya cyane dore ejo bundi wavuze ijambo abantu benshi bararikunda ejo bundi ngewe Nzovu nibiramuka byanze nkabona gushakana na Diane biranze ndahita mfata mama Sandrine tugabana abana tware babiri nanjye ntware babiri ariko burya nanone yakase mbikubwe nabuzwa n'iki nese yabuzwa n'iki umuhungu wanjye wiga mu wa 4 yateka cyo ko icyo gihe nabashakira umuntu uzazufura bura rero hari igihe abagore bumva ko bananiye umuntu nta washaka ushobora no gushaka n'iki n'umuhungu agakora nkamuhakaza rega bura niba ari nabyiza bari abantu batoje imirimo hakiri kare Nzovu nese ugira ngo bura nka Elisa uriya hagane Elisa uriya nabonye usa nka hari mukuru mukunda Elisa urakurikira Sandrine uri ukurikira Sandrine urasuriye hari ikintu wamubwira ngo akore ntagikore urafite azubwenge ese hageze mu kangahe ayiga mu wa 4 mu wa 4 primaire nese ukeka yuko uramutse umuzanye ukeka yuko byamunanira agwa byamunanira akamurerana nawe muri umuna we Eliya none uzi umwana yavuye ku ishuri ngajya gukora agiye koza oya umwana ahubwo ni nawe yakwiga neza yego nese namfite akazi none se Nzovu icyambere nzi no kwitekera nanjye nazanza nkabiteka uri hose wagiye muri Sodoma ngo ngura biteka ariko iyo Sodoma kukura ari amajoro ubuzi ko nanjye ndara amajoro saa 9 z'ijoro umuntu w'umusaza sasa bye bye